Muraho banyarwanda banyarwandakazi namwe barundi, njye nitwa abanyarwanda barundi, nkaba mwarimu, ndi umunyamateka, nkaba ndi umunyamico, kandi nkaba umukunzi w'umuco gakondo nyarwanda n'umuco nyafurika w'abirabura. Ikindi kandi abamenyesha nkaba umuntu wiharira iby'amateka ya kera cyane mbere y'ibihe byo bavuga ko Yezu yavutse. Ni ukuvuga ko tugiye mu mateka y'u Rwanda, ndeba cyane mu bihe byakabaye byitwa iby'ibimanuka hamwe n'ibihe by'abami b'imishumi, abami babayeho mbere y'igihe cya Kigeli Nyamuheshera. Muri iki kiganiro rero ndagira ngo mbahishurire bimwe mu mabanga akomeye cyane afata ku banyarwanda, kandi ayo mabanga akaba anafata ku isi. Hari ibintu byinshi cyane abanyarwanda batiyiziho, ibintu bimwe byatumye haba n'ibibazo bikomeye cyane, nk'ibibazo byo kujya mu bikorwa bya jenoside, cyangwa ibibazo byo kutumvikana hagati y'abanyarwanda byitiriwe amoko. Ikindi kandi nshaka ngo bamenyeshe, nagira ngo mumenye ko iki kiganiro kiri bufungure inzira nyinshi cyane, ku buryo nzakomeza nkakora ibiganiro bitandukanye byigisha kandi bimurika itara mu mwijima wugariye amateka y'abanyarwanda n'abarundi na kamere yabo n'inkomoko yabo. Ingingo ya mbere ikomeye nshaka kugira ngo nteze imbere mumenye neza, nuko mu banyarwanda harimo abantu bakabaye bitwa abayahudi nyabo. Iyo mvuze ngo nyabo, menyesha ko ari bo bantu bavugwa muri Bibiliya ko ari abantu b'Imana yatoye, ariko kuri ubu bikaba byitirirwa ko abo bantu ari abanyamahanga bakure kandi b'uruhu rundi. Ubwo mbamenyesheje intego y'iki kiganiro rero, reka dutangire. Ese u Rwanda rwatangiye ryari? U Rwanda bivuze iki? U Rwanda rumaze imyaka ingahe ruriho? Ninde warushinze? U Rwanda, amateka asanzwe nk'uko tuyasoma mu bitabo Kagame yanditse n'abandi bazungu b'abakorone n'abapadiri, bavuga ko amateka y'u Rwanda yatangiye, cyangwa u Rwanda rwatangiye nibura imyaka 1000 ishize. Ni ukuvuga muri 900 Yezu vuye kuri isi, nibwo bavuga ko Gihanga yaje amanutse avuye ahantu, benda kwereka ko yaje avuye ruguru nka za Uganda cyangwa Ethiopia akagera mu Rwanda. Nubwo bavuga ko Gihanga yari umuhungu w'ibimanuka, ariko ibyo bimanuka ntabwo babisobanura neza. Bashaka kwerekana ko ibyo bimanuka bari abantu baje bavuye ruguru mu bice bya Uganda, bisa nkaho bavuye kure cyane iyo za Ethiopia, bakagera mu Rwanda bakahasanga abantu bahatuye, bakahasanga yenda Abatwa n'Abahutu. Muri iki kiganiro rero ndagira ngo ibyo bintu mbihakanye mbasobanurire neza uwo Gihanga yari we, n'ibyo bimanuka byamubyaye ibyo ari byo, kandi n'igihe byabereyeho. Hanyuma mbereke ijambo u Rwanda icyo rivuze, naho
ryasobanuraga n'icyo ryasobanuraga. Ijambo u Rwanda ryaje kubaho imyaka 10,000 mbere y'uko igihe bavuga ko Yezu yavukiye kigera. Icyo gihe cyari igihe cy'ubwami bw'ibimanuka ku isi. Ibimanuka byategetse isi hafi imyaka miliyoni yose. Ibimanuka byarazaga bigashinga ikintu, icyo kintu kikazashira bigasubirayo gutyo. Ikibazo rero mfite muri iki kiganiro nuko abenshi mwigishijwe ko ibimanuka ari mite bitigeze bibaho. Ibyo ni ibinyoma. Ari ibimenyetso byinshi cyane ku isi byerekana ibikorwa by'ibimanuka, ko kandi kamere y'abantu ubungubu n'ibikorwa byabo byose bishingiye mu bikorwa by'ibimanuka byasize n'amategeko yabyo n'imitegekere y'isi n'ukuntu isi iyoborwa n'ibitekerezo by'abantu byose bishingiye mu myigishirize yasizwe n'ibimanuka. Niyo yaba ari amadini agendera ku myigishirize n'amategeko yashinzwe n'ibimanuka, ariko ibimanuka bikaba byarabaye ibanga. Impamvu rero byabaye ibanga nabyo ndaza kubisobanura muri iki kiganiro kugira ngo tugere ku kuri. Ijambo Rwanda ryagize ibyicaro bibiri mu ikoreshwa ryaryo mateka y'isi. Icyicaro cya mbere ni uko ku bwami bw'ibimanuka ku isi icyo gihe isi yitwaga u Rwanda. Ibimanuka byitaga isi u Rwanda bihereye ku mpamvu y'uko Imana nyir'umusanzure wose, cyangwa icyo abenshi bazi nka universe, abazi icyongereza, yaremye imibumbe myinshi mu cyeragati cyacu kizwi nk'umuhengeri w'inzira y'amata, aricyo abazungu bita Milky Way Galaxy. Muzitegereze neza abazi kureba amafoto y'abazungu bashyize hanze yerekana ukuntu umusanzure w'inyenyeri n'icyeragati cyose cy'imibumbe uteye, cyane cyane uyu wacu nyine witwa Milky Way Galaxy, ari wo mu kinyarwanda uzwi nk'umuhengeri w'inzira y'amata. Nibyo koko iyo witegereje usanga uriya muhengeri usa nk'uko amata aba ateye uri mu kuyacunda mu cyansi cyangwa mu gisabo. Umuzenguruko wayo bisa nyine nk'umuhengeri. So iyo witegereje noneho za nyenyeri n'imibumbe ukuntu biteye mu cyeragati cyacu cya Milky Way Galaxy, usanga nyine ari amata mu gisabo ari mu gucundwa. Ibi ni ubucurabwenge. Muri iyo mibumbe rero isangwa mu muhengeri w'inzira y'amata, nimwo dusanga umubumbe w'umwihariko wo Imana yatoye ikita inda, nk'uko wavuga inda y'umugore utwite. Ibikorwa by'Imana byose byariganaga. Nta gikorwa cy'Imana yakoze kitigana Imana cyangwa kitagerageza gusobanura Imana. Impamvu uvuga gutyo ni uko iyo witegereje imyubakire gakondo y'Abanyafurika mbere y'uko abazungu batera, ziriya nzu twitaga nyakatsi ziteye nk'inda y'umugore. Ibi ndabihishura kugira ngo nyomoze abanyamateka babeshya ko iri jambo u Rwanda ryavuye mu kwanda, bisobanuye kwagura, nk'uko bivugwa ko abami nka ba Kigeli wa mbere n'abanyamuheshera baguye u Rwanda. Nibyo koko baguye u Rwanda. Uru Rwanda tuzi dutuyemo ni agahugu k'ejo bundi, ariko mbere yaho ntabwo ariho hari u Rwanda gusa. Aka gahugu kari ahantu ibimanuka byitaga ukundi kuntu. Muri make aka gace karimo u Rwanda n'u Burundi kafatwaga nk'umutima w'inda. Hari ahantu hatagatifu cyane ku bimanuka, kuko niho
byashize icyicaro cyabyo cya mbere y'uko bikwirakwira ku isi hose kugira ngo bikore ibikorwa byabyo. Isi rero Imana ikitegura yayitaga inda. Iri jambo inda abazungu baje kurisanga mu nyandiko zasizwe n'ibimanuka, hanyuma kubera kutamenya indimi z'ikinyafurika cyangwa indimi za kera z'abirabura cyangwa indimi z'ibimanuka, barisemura nka Edeni. Byumvikana ko bahindurije inyuguta INDA bakabyaza iryo jambo EDEN. Wibuke ko abazungu bita inyuguti twita I bo bashyiraho E, ariko bagakomeza bavuga bafashe ijambo inda babyaza ijambo Eden. Ariko nyine icyo rya jambo risobanuye gikomeza gisa nka cya kindi inda ryasobanuraga. Bakanakomeza ariko bakagira urujijo bakibaza bati Edeni hari hehe? Edeni byari bisobanuye iki? Bakagendera ku bintu bimwe na bimwe bavumbuye mu nyandiko z'ibimanuka, bakumva ko Edeni ryari rivuze umurima w'aho Imana yateguriraga ibyayo, ariko ntibabisobanukirwe bihagije. Imana yari yise isi inda kubera yuko yagira ngo ihakore umurima wo kubyaza ibinyabuzima, ari wo murima w'inda cyangwa icyo abazungu bise Garden of Eden. Ibimanuka aho biviriye ku mubumbe wabyo uzwi nka Nyabiru mu cyeragate cy'umuryango w'inyenyeri za gatandatu zo abazungu bise Zeta Reticuli, yakomeje kwita isi u Rwanda. Ikindi ngomba kubahishurira ariko yenda mushobora guhakanya cyane cyangwa mugatekerezaho cyane mu buryo bwumva ko yenda bitari ukuri, ibimanuka byo kuri Nyabiru nibyo byazanye ururimi rw'Ikinyarwanda. Byisobanuraga bivuga mu Kinyarwanda. Ikinyarwanda nicyo kirimi cyabyaye indimi zose z'abantu twita Ababantu muri Afurika yose. Ababantu akenshi tubasanga baturiye umurongo w'inzira y'izuba wo abazungu bita ikweta, ukamanuka ukagera ku mperuka South Africa. Ijambo Abantu naryo tuzagira ikiganiro turusobanure neza icyo rivuze. Byazanywe n'ibimanuka cyangwa kuba twitwa abantu tubikomora ku nyito ibimanuka byatwise, kuko nibyo byaturemye. Twe turi umushumi w'ibiremwa byaremwe n'Imana ku mubumbe uri hanze y'iki cyeragate dutuyemo. Ntabwo imbuto yacu ikomoka hano ku isi. Twebwe nk'abantu dutandukanye n'ibisimba. Ibisimba byaremwe n'Imana hano mu murima, ariko noneho ibindi biremwa kuri Nyabiru biza hano nabyo bitanga imbuto yabyo. Nuko duhita twitwa abantu, kuko uwaturemye yitwa muntu. Imana yaturemye yitwa muntu, niyo mwami w'umubumbe witwa Nyabiru. Reka dukomeze tugerageze kureba ijambo Rwanda ukuntu rikomoka mu ijambo inda. Imana yise isi inda kubera yuko yagiraga ngo ihakore umurima wo kubyaza ibinyabuzima, ari wo murima w'inda cyangwa Garden of Eden. Ibimanuka biviriye ku mubumbe wabyo uzwi nka Nyabiru, cyeragate cy'inyenyeri z'umuryango wa gatandatu z'abazungu bise Zeta Reticuli, byakomeje kwita isi u Rwanda, kuko
aho byagereye hano nabyo byakomeje umugambi wo kurema ibindi binyabuzima bisa nkabyo. Ikindi kandi ibinyabuzima byari bimenyereye ku mubumbe wabyo wo kuri Nyabiru kugira ngo bibifashe hano. Bimwe muri ibyo binyabuzima abanyabiru cyangwa ibimanuka byaremye cyangwa byazanye hano ku isi, harimo inka, harimo intama, harimo imbwa, harimo inkoko, harimo n'intare. Ikindi kandi hari ikindi kiganiro nzabakorera gisobanurira amoko y'ibimanuka n'imibumbe itandukanye ikomokaho, n'uruhare byagiye bigira mu kuzana ibinyabuzima bimwe na bimwe tubona hano ku isi n'ibindi bivugwa ko bigeze kubaho. Ibinyabuzima by'imiserebanya minini cyane cyangwa ingona nini cyane z'abazungu bita dinoso byigeze kuzanwa n'ibimanuka nabyo byasaga nk'imiserebanya ariko bidakomoka kuri Nyabiru, bikomoka ahandi hantu. Ibyo binyabuzima bimeze nk'imiserebanya minini cyane byazanywe hano basanga ari binini cyane bidakwiye gutura ku isi, hanyuma bishakisha uburyo ibyo bisimba byose bitsembwa bihita bishiraho ku isi. Ariko ibyo ni mbere y'igihe abanyabiru baje ku isi. Abanyabiru bageze ku isi nibura imyaka igice cya miliyoni. Dukomeze ku ijambo inda uko ryabyaye ijambo u Rwanda. Ikindi mugomba kwibuka ni uko Imana muri ibi bihe byacu bya muntu isengwa nk'inda y'umugore. Inda y'umugore mu mirebere y'Imana ni icyigano cyayo. Iyo witegereje insengero zose cyangwa amazu abantu basengeramo, byaba idini y'abagatolika cyangwa idini y'abasilamu cyangwa y'abahinde bariya basenga Buda, usanga inyubako z'amasengero zose zishinze nk'inda y'umugore. Ni nk'uko umugore yaryama hasi ku mugongo we hanyuma inda ikareba hejuru, niko insengero zose zubatse. Niyo urusengero rwaba rwubatse ukundi ari kureba ku ruhande ugasanga bashyizeho inda. Iyo nda rero abazungu noneho barongeye bakora irindi jambo, bongeye kuri rya rindi Eden bakora ijambo domu. Domu nabyo ni za nyuguta INDA zahindagurijwe bakora rya jambo domu. Ibi ngibi ndabivuga kuko mu nyandiko z'amatwi y'intare zasizwe n'ibimanuka muri Misiri cyangwa abacwezi, dusanga Imana yarisobanuraga nk'inda cyangwa domu mu myubakire. Ikindi kandi iyo witegereje usanga mu mico yacu gakondo twarubakaga amazu yacu tuyashinze nk'inda y'umugore. U Rwanda rero ni ijambo ryavuye mu ijambo inda. Ikindi kandi iryo jambo ryari risobanuye isi yose nk'umurima w'ibikorwa by'Imana, aho ibintu bihindukiye bimanuka byaragiye abazungu barateye ku isi. Bamwe mu bakurambere bacu abanyabwenge b'abiru bafite ubwenge bw'ubucurabwenge baramanutse basubira mu mutima w'isi ariho mu Rwanda n'u Burundi, barahafata barahagura baraharinda bahashinga ubwami bujyanye n'imico bari bamenyereye ya kera y'ibimanuka byasize. Ikindi kandi twavuga ko abo bantu bagarutse bagashinga ubwami mu gace k'u Rwanda bari abantu b'amaraso atandukanye n'ay'abantu rusange, atandukanye n'aya rubanda. Bari bizi ko bakomoka ku muntu witwa Gahima. Gahima
niwe bucura bw'ibimanuka warazwe ubwami bw'isi, ategekwa gushinga inzu y'ubwami bwe aho umugezi Nile ugarukira. Ikindi kandi aho umugezi Nile watangiriraga naho bamwe muri bene wabo barahajya bahashinga ubwami. Ibyo bintu muzabisobanukirwa neza nimwiha umwete wo gucukumbura no kwiga ibitekerezo by'abantu ba kera cyane ku butaka buzwi nka Misiri. Ubundi buriya butaka bwitwaga ubutaka bwa Gahima, aribyo abazungu bita Land of Cam cyangwa Land of Game. Gahima niwe muntu watowe n'ibimanuka. Tuzaganira kuri Gahima.